Gloire à Dieu. Imana ishimwe. God you Venice. Imana ibahe umugisha. Everybody praise the Lord. Mwese ndavuze ngo Imana ishimwe. Today, uyu munsi, the second day of our ministers professional conference. Umunsi wa kabiri w'igiterane cy'abakozi mu itoro ndetse n'abanyamirimo. Twatangiye ejo hashize. And today, uyu munsi, I'm talking about something very important. Ngiye kuvuga ku kintu cy'ingirakamaro cyane. When the last day, turi mu minsi y'imperuka. And the Lord has given us great assignment, responsibility and duty. Kandi umwami Imana yaduhaye inshingano ikomeye ndetse n'umurimo ukomeye. Ni iki dukeneye? Get that done. Kugira ngo ibyo bikorwe. What do we need? Dukeneye iki? As he has told us to go into all the world and preach the gospel to every creature. Nuko atubwiye kugira ngo tujye mu isi yose tubwirize abantu bose ubutumwa. We cannot go empty-handed. Ntabwo twagenda ibokoboko. We cannot go without a backbone. Ntabwo twagenda tudafite ubushobozi. Without strength and power. Tudafite imbaraga. That's why today, niyo mpamvu uyu as we munsi, spoke about faith yesterday, nk'uko ejo hashize twavuze kwizera. dynamic faith. Kwizera gukomeye. The faith that does exploits. Kwizera gukora imirimo ikomeye. The faith that overcomes in every challenge of the ministry. Kwizera kunesha ibyo duhura nabyo byose mu murimo. Today to talk on power. Uyu munsi ye kuvuga ku mbaraga. Power evangelism. Imbaraga zivuga butumwa. In the last day. Mu minsi y'imperuka. Close your eyes. We are going to pray. Hombeka amaso yawe dusenge. Present your heart. Ndagira ngo ushyire umutima wawe, ibitekerezo byawe, ubugingo bwawe, icyo ufite cyose ku Mana. Kugira ngo uyu munsi, ubwo ugiye kumva, ubwo ugiye kwiga, power evangelism. Vuga butumwa ry'imbaraga kugira ngo Imana ubwayo icengera umutima wawe, icengera ubuzima bwawe, imbaraga zibasha gukora ibyo tugomba gukora kugira ngo Imana iziguhe. Data, duhimbaje izina ryawe, turagushimye, tugushyize hejuru, turakubashye ko watuze hano. You have a purpose for every person attending. Ufite intego buri wese. Here and everywhere. Waba uri hano hirya no hino. Lord, that today nasenze Mana ngo uyu munsi your power will descend from heaven. Kugira imbaraga zawe zimanuke ziva mu ijuru. Come upon every life. Zigere ku buzima bwa buri wese. And you will do wonders through everyone in Jesus' name. Kandi uzakoresha ibitangaza buri wese mu izina rya Yesu. Lord, I pray Mwami ndasenze that this will be kugira ngo a day of transformation. uyu munsi umunsi wo guhinduka. Will vanish away. Intege nke zikurweho. Feebleness will vanish away. Intege nke zikurweho. And the power imbaraga go into all the world. zo kujya mu isi yose. Evangelize. Zo kuvuga ubutumwa. Do exploit. Gukora imirimo ikomeye. Grant to everyone in Jesus' name. Izo mbaraga zibe buri wese mu izina rya Yesu. We thank you because we know you have answered. Turagushimiye ko twasubije. Speak, Lord. Vuga Mwami. Your servants are here. Kuko abagaragu bawe duteze amatwi. Jesus' name we pray. Usenze mu izina rya Yesu. God bless you. You can sit down. Imana bamugisha mushobora kwicara. As I said this morning, nkuko maze kubivuga, by considering the subject, tujye kureba isomo. Power evangelism in the last days. Rivuga ngo ivuga butumwa ry'imbaraga mu minsi y'imperuka. Power. Imbaraga. What do you have power for? Ese imbaraga zimara iki? As a minister, nk'umukozi w'Imana, as a preacher, nk'umwigisha, as a professional, nk'umunyamwuga, as a person in the kingdom of God. nk'umuntu uri mu bwami bw'Imana. What do we need power for? Imbaraga izo dukeneye ni ziki? Power to advance. Imbaraga zo kujya mbere. If we're going to expand and advance in the kingdom of God, niba tuzaguka tugatera imbere mu bwami bw'Imana, dukeneye imbaraga. Power as of old. Imbaraga nk'iza kera. The same power imbaraga zimwe that other people are, abandi bagize, and they serve the Lord, bagakorera Imana, and they advance in the work of the Lord. bakajya mbere mu murimo w'Imana. Power to advance. Izo mbaraga turazikeneye. Power to build. Imbaraga zo kubaka. We're building something. Hari ikintu twubaka. Ubwami. A house. Inzu.
And we're building for the Lord. turabubakira umwami. Without all the resources, how can you build? Tudafite ubutunzi bwose Without strength and power, how do you build? tudafite imbaraga wakubaka ute? Imbaraga zo kubaka. We need power to conquer. Dukeneye imbaraga zo As kunesha. we go forth and evangelize. Ubwo tuzavuga ubutumwa. As we go forth and do the work of the Lord. Ubwo turi gukora imirimo y'Imana. There will be forces, there will be powers, literal powers, demonic power, whatever, that will come against us. Hari imbaraga z'abadayimoni zizaza ziturwanya. And we need the power to conquer. Dukeneye imbaraga zo kunesha. We need the power to deliver. Dukeneye imbaraga zo kubohora. Hari abantu bakandamizwe. There were people that are clamped down by the evil one. Hari abantu bakandamizwe n'umubi. The Lord sends us forth. Imana iradutuma. And we want to do the work of the Lord. Kandi turashaka gukora umurimo w'Imana. We need the power to deliver. Dukeneye imbaraga zo kubohora abantu. Deliver the oppressed. Kubohora abakandamizwa. Deliver all the people that are underneath the yoke of the devil. Kubohora abantu bari ku ngoyi ya Satani. We need the power to do exploits. Power for exploits. Dukeneye imbaraga zo gukora imirimo ikomeye. The world is boasting of their power. Abisi bari kwirata imbaraga. And we need to deflate the boast of the people of the world. Kandi dukeneye gukura wa mwirato w'abisi. That power actually resides in the church. Mu by'ukuri imbaraga ziri mu itorero. And we go forth and we do exploits. Tugomba kugenda tugakora imirimo ikomeye. And the power to fortify other people. Imbaraga zo gukomeza abandi bantu. Many people in the church are weak and feeble and sickly, and we need to go forth and say, hey, church, hey, members of the church, any church, there is enough power to make you stand in any difficulty or danger in life. Itorero usanga huzuyemo abantu benshi b'abanyantege nke, usanga bikurura. Dukeneye kugira imbaraga ku buryo tuvuga tuti power to go, to grow, and to glow. Dukeneye imbaraga zo kugira ngo tugende kandi dukore dukure. Iyo udafite imbaraga uguma ahantu hamwe. Iyo udafite imbaraga uguma ahantu hamwe. Ntabwo ushobora kugenda udafite imbaraga. Neither can you grow without power. Nta nubwo ushobora gukura udafite imbaraga. When your battery is down, iyo batiri yawe when there's no power in your phone, yashizemo umuriro muri telefone yawe, bring out light there to glow. You need power. Ntabwo ushobora gucana umuriro itara, ukeneye imbaraga. As we go forth to evangelize, igihe tugenda tuvuga ubutumwa, dukeneye imbaraga zo gukiza indwara. Mu isi harimo indwara nyinshi cyane, kandi mu isi harimo abarwayi benshi cyane. Izina ry'indwara iyo ari yo yose, hari izina risumba amazina yose. Yaduhaye iryo zina. And we need the power to make use of that name. You need the power to heal. Dukeneye imbaraga zo gukoresha iryo zina, dukeneye imbaraga zo gukiza indwara. Hari indwara z'imbere mu mubiri. There are physical sicknesses in the body. Hari indwara ziboneka ku mubiri. Sicknesses of the mind. Hari indwara z'umutima. Sicknesses of the brain. Hari indwara z'ubwonko. And we need the power. Dukeneye imbaraga. That whatever the shape or the size of that sickness, we need the power to go forth and heal. Kugira ngo uko uburwayi bwaba bumeze kose, dukeneye imbaraga zo gukiza izo ndwara. We need the power to inspire other people. Dukeneye imbaraga zo gutera abandi umwete. Wowe ukitera umwete. You are on the top of the mountain. Ukaba uri ku mpinga y'umusozi. The vision of an eagle. Ukaba ufite kureba nk'inzu. The people there, they are on the ground, they are crawling. You need the power to motivate them, inspire them, get them up, and they are also ready to run like you are running. Zo kureba nka kagoma, ukareba hasi abantu bari gukambakamba, ukeneye imbaraga zo kugira ngo bahagurutse biruke nkawe. Broken parts of the body. Dukeneye imbaraga zo guhuza ibice by'umubiri byatanye. The body of Christ. Umubiri wa Kristo. We're divided here and there. Utataniye hirya no hino. We will not join together. Ntabwo uhuriye hamwe. We will not preach together. Ntabwo tubwiririza hamwe. We will not sing together. Ntabwo turirimbira hamwe. This one is apart, that one is apart. Usanga buri wese ari ukwe. We need power today. Dukeneye imbaraga z'uyu munsi. God will raise people up in the church, in the country. Kugira ngo Imana ihagurutse abantu mu itorero no mu gihugu. Power to join
people together. imbaraga zo guhuriza abantu hamwe. Families are being separated. Imiryango irimo iratandukana. They're divorcing each other. Barimo baratana. They're separating from each other. Barimo baratandukana. You go to this. No, I'm done with that man. Ujya ku muntu akavuga ngo uriya mugabo natanye nawe. I'm done with that woman. Wagera ku mugore akavuga ati natanye n'umugabo. Imiryango yaratanye. God will raise up somebody kugira ngo Imana ihagurutse umuntu, and the power to join the man and the wife, and they love each other again. The power to join broken parts of the body. Dukeneye imbaraga zo guhuza abo bagabo n'umugore batandukanye. Dukeneye imbaraga zo guhuza ibice byatandukanye. Keep what we have. Dukeneye imbaraga zo gukomeza ibyo dufite. There are people who get and lose. They get and lose. Hari abantu babona bagatakaza. Icyo wabonye ejo hashize, ibyo twabonye icyumweru gishize, ibyo twabonye biva mu ijuru, ibyo twabonye ibyo Kristo aduha, imbaraga zo gukomeza ibyo dufite. We need the power to love. Dukeneye imbaraga zo gukunda. This world is unlovable. Isi ntikunzwe. They do much for them and they do evil against ukorera byinshi abantu ariko bakagukorera ibibi. Your heart, you give your life, and it's like the more you give, the more they neglect you. Utanga umutima ugatanga byose ugasanga urushaho gutanga, niko barushaho kugusebya, niko barushaho kukurwanya. And then if you don't have the power to love, you're going to sit down. Niba udafite imbaraga zo gukunda uzavuga nzabireka, ntacyo bimaze. But I'm not receiving the respect and the honor and the love. Uvuga uti ndakora byinshi ariko ntago abantu babimenya. Dukeneye imbaraga, imbaraga zo gukunda zituma ukomeza kugenda. Ukavuga nka Pawulo intumwa, even though the more I serve you and give you, the less I am loved. Ati nubwo ndashaka kubakorera ariko ntimunkunda. Niki cyatumye akomeza? The power to love. Pawulo nuko arafite imbaraga zo gukunda. Ukeneye imbaraga zo kwimura imisozi. Because there are many mountains that you are going to have to move away in ministry. Kuko mu murimo hari imisozi myinshi uzakenera kwimura. Imbaraga zo kwimura imisozi. You have to be a movable personality. Wowe ubwawe ukwiriye kuba umuntu ukomeza urugendo. You are not pinned down, you are not pegged down in one place, you are on the move. Ukaba utari wa wundi uzirikiye ahantu hamwe ukomeza kugenda. That takes power. Ibyo bisaba imbaraga. Now as you move, ubwo rero ujya mbere ukaba uzengurutswe n'imisozi. The mountains do not stop you. Imisozi ntizaguhagarike. The power to move mountains. Imbaraga zo kwimura imisozi. You need the power to neutralize every negative thing that comes your way, that will drive you back from the path of progress. Ukeneye imbaraga zo gukuraho ibintu bibi bizaza bishaka kugira ngo bikubuze gukomeza kujya mbere. Ukabikuraho. The power of the lion on the street. Ukakura izo mbaraga z'intare ziri mu nzira. The power of the lion in your way. Imbaraga z'intare ziri mu nzira. The power of darkness that will try to overwhelm you with their powers of darkness. And then there's confusion in the heart. Imbaraga z'umwijima zizakuremerera kugira ngo ugire bidasobanutse mu mutima. Ukavuga uti ndabigenza nte? Ndajya iburyo ibidasobanutse, ndajya ibumoso ngasanga bidasobanutse. Icyo nicyo gihe ukeneye imbaraga zo gukuraho ibyo bintu byose bikurwanya mu buzima. Ukeneye imbaraga zo kunesha, ukunesha ubwo tubayeho mu buzima. Usanga byinshi biba, ibyo byose bishaka kukunesha, bishaka kukuremerera, bishaka kukwica, bishaka gukura umucyo ukurimo, all your conviction away from you. Bishaka gukura ukwemezwa kwawe kukurimo. Unesha. To him will I give the power to reign over nations. Uwe niwe nzaha imbaraga zo gutegeka amahanga. To overcome. Imbaraga zo kunesha. New things come up.
every new urazi buri munsi haza ibintu bishya. you overcame yesterday, ibyo wanesheje ejo the hashize, devil see that you have mastered that one. satani abona ko wabinesheje. And then as you are rejoicing and moving igihe on, uri kwishima ujya mbere, it appears something new. Well, they have never seen this before. bigasa nawe ikintu gishya cyiza utigeze ubona I've mbere. never confronted this before. uti iki kintu sinigeze mpura nacyo mbere. Daily power imbaraga za buri munsi zo kunesha whatever may come your way. icyo ari cyo cyose muzahura. You need the power to progress. ukeneye imbaraga zo kujya mbere. Have you seen the commission that Christ gave? ese urabona inshingano Yesu yatanze? Witnesses to me in Jerusalem, muzabagabo kuma mu Yerusalemu, then in Judea, ni Yudaya, making progress, then in Samaria, ni Samariya, making progress, then the uttermost ujya part mbere of the earth. kugeza ku mpera The y'isi. power to progress, imbaraga zo kujya mbere, the power to quicken. imbaraga zo kuzura The things are going dead. ibintu bisa n'ibipfuye. Heart is going dull. umutima wawe ukaba uri The gukonje. vision is going deep. iyerekwa ryawe rikaba And the rikwijima. power to make alive and quicken. imbaraga zo kugira ibintu bizima And the ukabizura. power to restore. dukeneye imbaraga zo kugarura People who have gone down, abantu bacyogoye, and you are visiting them one by one. ukabasura umwe kuri umwe. The local churches that have gone down, ayo matorero and shingiro you are visiting them one by ukaba uri one. kubasura umwe kuri And umwe. every time you go there, igihe cyose ugezeyo there's something to restore. hakaba ari ikintu cyo kugarura, There's someone to renew. hakaba ari umuntu wo There's kuvugurura, someone to refresh. ukaba ufite umuntu wo The kuvugurura. power that God gives us, imbaraga Imana iduha, and He knows that we need to restore this and renew that and refresh that. The power coming from the source to get that done. We need power. dukeneye imbaraga kuko Imana izi ko ukeneye kuzura iki, ukavugurura iki, ukazanzamura iki. We need the power to shake everything shakeable. dukeneye imbaraga zo gucugusa ibicugushika. You know, there are people that go places and there's no shaking. hari abantu bajya ahantu ugasanga nta gucugusa. Anywhere Paul the apostle went, ahantu hose Pawulo intumwa yajyaga, it's either that they riot barigomekaga or they receive what he has bought. cyangwa se bakakira ibyo It's abaha. either they shout, yes, we accept. bashobora gusakuza yego Or turayemeye, another one will shout, no, we don't undi accept. agasakuza ati ntabwo The tubyemera. power to shake everything shakeable. imbaraga zo gucugusa ibicugusika And that's byose, the power we need. izo nizo mbaraga dukeneye. It's not the power to shake in the church. ntabwo ari imbaraga zo gucugusa mu itorero, During prayer and speaking in tongues and shaking that no gusenga abantu doesn't benefit anybody. bicugusa bavuga mu ndimi, ibyo ntabwo byatwungura. Shake whatever is shakeable. dukeneye imbaraga zo gucugusa ibicugusika Shake byose, them out of the way. cugusa bikava mu nzira. Says these signs shall follow them that believe. yaravuze ngo ngibimenyetso bizakurikira In abizera, my name they'll cast out devils. mu izina ryanjye bazirukana In my abadayimoni, name they'll take up serpents and throw them mu away. izina The ryanjye power to shake everything shakeable. mu izina ryanjye bazafata inzoka na sikorupiyo. We need the power to teach and to transform. dukeneye imbaraga zo kwigisha no guhindura. If sinners come and they listen to us and they remain sinners, where is the power to teach and to transform? abanyabyaha igihe baje bakumva ijambo ariko nta guhinduka, If the weak comes and they remain weak after administration, where's the power to teach and to transform? aba banyantege nke baje bagakomeza kugira intege If nke, the ignorant comes and he remains ignorant, where's the power to teach and to transform? niba abo batafite icyo bazi baza bagakomeza kuba abantu b'injiji. We need the power to teach and to transform lives. dukeneye imbaraga zo kwigisha no guhindura ubuzima bw'abantu, The power to unite. imbaraga zo kunga ubumwe, Unite people with God. kunga abantu n'Imana. The sinner separated by a gulf from the Almighty God, and then you come, is so far away, and with your power, with your proclamation, you bring him, you unite him, reconcile him with the Almighty. umunyabyaha aba ari kure yaratandukanye n'Imana, ni wowe ukwiriye kuza ukamukura iyo ngiyo ari kure, iyo gihera ukamwunga n'Imana. Power for vision. dukeneye imbaraga za vision. There's no vision, the people perish. ahatari iyerekwa abantu bararimbuka. There's no vision, we go to church from Sunday to Sunday, from month to month. We do the same old thing that is not yielding any result. iyo nta yerekwa cyangwa icyerekezo usanga tujya mu rusengero ugasanga turacyari babandi, turakora bimwe, turakomeza kuguma muri bya bindi.
the power for vision. Imbaraga ziyerekwa. I see it before it's there. Ndabibona mbere yuko biba. I see it before my physical eyes can see. Ndabibona mbere yuko amaso yanjye y'umubiri abibona. I see the many nations and the many children even before the first one Isaac was born. Ndabona amahanga menshi n'abana benshi ndetse na mbere yuko Isaka avuka. Power for vision. Imbaraga za vision. We need the power for work, for wonders. Dukeneye imbaraga zo gukora ibitangaza. That as we're going to the field, igihe tugiye mu murimo, the power that knows imbaraga zikora beyond any shadow of doubt, nta gice cyo gushidikanya, going to be wonders. hazaba ibitangaza. The power that we're so attached to the wonder worker. His name is wonderful. We're so attached to him. There's no shadow of doubt. As I'm going out today, there will be wonders. Imbaraga za wa wundi ukora ibitangaza, igihe duhurijwe hamwe tugiye mu murimo ukavuga uti hari mu bitangaza. Power for expectation of new experiences. Dukeneye imbaraga zo kuba dutegereje inararibonye nshya. And the power for yoke breaking. Imbaraga zo kuvunagura ingoyi. Any yoke, any lie. Ingoyi iyo ariyo yose. You take care of that yoke and you break that yoke. Iyo ngoyi ukayifata ukayivunagura. You are not somebody, a pastor, a minister, a worker, and you're always looking for somebody to break even the yoke in your life. Niba uri wa mupasoro cyangwa umukozi w'Imana, ukabiri wa wundi wicara ushaka umuntu uvunagura ingoyi yo mu buzima bwawe. Kuvunagura ingoyi. Yokes destroyed. Kusenya ingoyi. You never say, this is the only challenge I have in my life, but it's impossible. What can I do? You will do something. Ntuzigera uvuga uti iki nicyo kibazo mfite mu buzima, nabigenza nte, nakora iki? Hari ikintu ugomba gukora. Now you need the power to take a zero and make him a hero. Ukeneye imbaraga zo gufata umuntu usa naho ari zero ukamuhindura intwari. Mu buzima bwawe uragaragara nkaho uri zero, ntawe nta mbaraga ufite, nta bushobozi, nta yerekwa, nta mavuta, nta gusigwa, nta byiringiro, nta buzima. Ukavuga uti ni gute nakomeza gutya? Ukaba usa na zero. Imana igiye gutangira nawe uyu munsi. I said God will start with you today. Ndavuze ngo Imana igiye gutangirana nawe uyu munsi. If anybody feels like I'm a zero, niba umuntu yumva ko ameze nka zero, that's what I used to feel many years ago. Mu myaka myinshi yashize njyewe nguko uko niyumvaga. Ariko Imana yahinduye ubuzima bwanjye n'izahindura ubwawe. Iyo yafashe zero, iyihinduramo umugabo w'intwari. Hari umuntu uri aho ugiye guhinduka intwari? Hari umuntu uri aho? Imana igiye kubikora. All power. Imbaraga zose. Icyo nicyo bivuze. Look at it now in Matthew chapter 28 verse 18. Mateo 28:18. Jesus came and spake unto them saying, Yesu arabegera arababwira ati, all power is given unto me in heaven and in earth. Nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi. As we come to Christ, igihe tuje kuri Kristo, as we join with Christ, igihe twifatanyije nawe, as we live in Christ, igihe turi muri Kristo, as we minister in Christ, igihe tubwiriza muri Kristo, as we go forth in the name of the Lord Jesus, igihe tugiye mu izina rya Yesu, aratwibutsa. He said, anywhere you are, everywhere you are, yaravuze ati, all power is given unto me in heaven and in earth. Then in verse 19 it says, go ye therefore. Because you're alone by yourself, it says therefore, because all power is given unto me in heaven and earth, go ye therefore. Ntabwo avuga yuko upfa kugenda gusa, aravuga kuko nahawe imbaraga mu ijuru no mu isi byo tumugenda. Mwigisha abantu bose, baptizing them in the name of the Father and of the Son
and of the Holy Ghost. mubabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. It says, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always. Remember, he has all power. And he says, with all the power he has in the whole universe, I am with you always, even unto the end of the world. And everybody said, Amen. Umurongo wa 20 yaravuze ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Avuga ati kuko nawe imbaraga zo mu ijuru no mu isi byumenya ko aho uri hose nzaba ndi kumwe nawe iminsi yose kugeza buri wese avuge imbaraga z'Imana zirahari ku bwacu. Zaburi 110. I'm reading there from verse 3. Umurongo wa 3. It says, thy people shall be willing in the day of thy power. Haravuga ngo abantu bawe bazagira ubushake ku munsi w'imbaraga zawe. They say, will you teach Sunday school this coming Sunday? Ukawavuga uti mbese uzigisha abana iki cyumweru? So please, I cannot. Hakaba ukubwira ngo pastor sinabishobora. Willing in the day of thy power. Abantu bawe bazagira ubushake bwo gukora ku munsi w'imbaraga zabo. Brother, we're thinking of planting a church in that tribe, in that prefecture. Will you be able to do that? Pastor, please excuse me, I cannot do it. The people shall be willing in the day of thy power. Ukabwira mwene data uti mwene data hari itorero rigiye gushingwa muri kariya gace uzariyobora. Akaba pastor sinabishobora. Abantu bawe bazagira ubushake ku munsi w'imbaraga zabo. We're prayer meeting tonight. Ubwo tufite amasengesho nijoro. And the Lord is directing the pastor to make you lead the prayer meeting tonight. Imana ikabwira mwene data ngo bari uyobora. Pastor, I'm sorry. Uwo mwene data ati pastor mbabarira. Feel inside me. Uburyo niyumva imbere muri je. I don't think I can lead a women's prayer meeting tonight. Sintekereza ko nayobora amasengesho. Be willing in the day of thy power. Ku munsi w'imbaraga zawe abantu bazagira ubushake. Umuntu akaba arwaye. Brother or sister, please lay hands on him. He will be here. Pastor, I've never done that. I'm sorry, I cannot. The people shall be willing in the day of thy power. Ukabwira mwene data mushiki wacu uti genda umunamike biganza umusengera akira indwara. Agahakana ati pastor ntabwo nigeze mbikora. Abantu bawe bazagira ubushake ku munsi w'imbaraga zabo. Umuntu agahamagarirwa kubwiriza. And then the preacher did not show up. Uza kubwiriza ntaboneke. And the organizers of the program, they looked around. Uwateguye gahunda akareba hirya no hino. And they said, please, we're looking for a preacher. We cannot get him on phone. We cannot contact him. Would you please give the message tonight? Ukaba wabwira umuntu ati wabwe dore ubu wari kwigisha ntawe ari. I'm sorry, Bishop told me 2 weeks ago. It takes me time to prepare. Uwo mwene data akakubwira ati rwose mbabarira uba waranteguje ibyumweru 2 sinabishobora. People shall be willing in the day of thy power. Ku munsi w'imbaraga zawe Mana abantu bazagira ubushake. When the power we're talking about. N'igihe imbaraga turimo tuvuga. When that power comes upon your life. Igihe izo mbaraga zije ku buzima bwawe. That is the willingness that will show up. Ubwo nibwo bushake uzagaragaza. Your time has come. Igihe cyawe kirageze. I said your time has come. Ndavuze ngo igihe cyawe kirageze. My time came. Igihe cyanjye cyarageze. There was a great meeting. Hari iteraniro rinini cyane. The hall was filled up. Sare yari yuzuye abantu. Because they were expecting somebody to come, a well-known preacher. Kubera ko bari bategereje umubwiriza ukomeye. Umubwiriza nari nzi njye ubwanjye. Was singing and singing and singing. Twari turimo turirimba. He didn't show up. Ntabwo yigeze aza. And then they continued. They prayed and prayed. He didn't show up. Barasenga barakomeza ntiyaza. Sitting down there. Nari nicaye aho. Expecting our great preacher to come. Negereje uwo mubwiriza ukomeye ko aza. Then when the time was going and it appears
they may not come. igihe cyari kigeze bigaragara ko ari butari buze. The leader of the meeting, umuyobozi wari uyoboye icyo gihe came to me arasanga and whispered in my ear. aranyongorera. He said, we can't see our preacher. ati mwigisha You ntitumubona, are the preacher tonight. ni wowe ugiye kubwiriza iri joro. I didn't say, I cannot. ntabwo navuze oya ntabwo I nabishobora. can do all things through Christ who strengthens me. nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Will you do it? I said, yes, I will. uri bubwirize nti ndabikora. Which scripture was I going to use? I don't know. ni ibihe byanditswe urakoresha? What am simbizi. I going to tell the people? I didn't know. ibyo nari ndi bubwire abantu ntabwo nari I mbizi. took my Bible. fata bibiliya yanjye icyo gihe. And the people in Lagos at that time, they didn't know me. Nobody knew me in Lagos. abantu bire rwose nta n'umwe wari unzi icyo gihe. And so I said, let us pray. ndavuga nti mureke dusenge. And we'll pray. turasenga. And I said, my topic tonight is, I announced my topic. ndavuga nti icyigisho cyanjye iri joro ni iki ndakivuga. And the preaching came. kwigisha biraza. Why? kubera iki? Because I'm linked to Jesus of all power. kubera ko nari mfite Yesu ufite imbaraga zose. Souls were saved. abantu barakijijwe. Many people were blessed. abantu benshi bahawe umugisha. And everything shakeable was shaking Ibi- out of their lives. cuguswa byose mu buzima bwabo byaracugushijwe. I was willing. nari mfite ubushake. You are willing. nawe ufite ubushake. And your time has now kandi come. igihe cyawe kirageze. We didn't see the preacher we were expecting for 3 days. The meeting was to be for 3 days. The first day was so good. They said I should continue the second day. I should continue the third day. That's how the people of Lagos knew that somebody came to Lagos called W.F. Komoyi. mu minsi 3 yose uwo mwigisha ntabwo yigeze aza. nicyo cyatumye bambwira bati urakubwiriza umunsi wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. nguko ko abantu batari banzi Lagos niko bari bamenye icyo gihe. That people shall be willing abantu bawe bazagira in the ubushake day of thy ku power, munsi w'imbaraga zawe, in the beauties of holiness, mu bwiza bwo kwezwa from the womb of the morning. uturuka mu museso. Asked the dew of the year. ni wowe uzashoboza. That's why today we're gathered together. niyo mpamvu uyu munsi duteraniye And we're hamwe. talking on power, evangelism in the last days. turavuga imbaraga zivuga butumwa mu minsi y'imperuka, As in the days of old. mu minsi ya kera. Today, uyu a munsi, new day for you. uyu munsi mushya In these last days, muri iyi minsi ya nyuma until the end of the world, kuzageza ku iherezo the ry'isi. Lord will deposit appropriate power in your life in Jesus' name. imana igiye gushyira imbaraga zikwiye mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. 3 things we're looking at. tugiye kureba ibintu bitatu. Number 1, icya mbere, I'm talking to you on the promise of power to evangelize. ndigisha ku isezerano ry'imbaraga zo kuvuga Number ubutumwa. 2, the preparation for power to do exploits. icya kabiri, kwitegura kwakira imbaraga zo gukora imirimo ikomeye. Number 3, the proclamation in the power of an evangelist. icya gatatu, kubwiriza mu mbaraga z'umuvugabutumwa. Number 1, we're looking at the promise of power to evangelize. icya mbere, turareba isezerano ry'imbaraga zo kuvuga He ubutumwa. gave the promise. yatanze isezerano, And every promise that Christ gave will be fulfilled. kandi buri sezerano ryose Kristo yatanze rizasohora. Fulfilled in your life today. rirasohora mu buzima bwawe uyu munsi. I promised you something. niba ngize ikintu ngusezeranya, Human being. umwana w'umuntu, Just a pastor. gipasoro, And I said, come tomorrow at this time. nkakubwira ejo uzaze And I will iki give gihe, you this. nzaguha iki. You believe, don't you believe? ese ntiwabyizera? Yes, you believe. yego You wabyizera. will come at that time. uzaza icyo gihe. You know that man, a man like you, he promised you this, he will give it to you. kuko uzi neza ko umuntu nkawe yagusezeranyije ikintu The akiguha. man
of Galilee. ubu rero uyu muntu w'i Galilaya, The Son of God, the Son of Man. umwana w'umuntu, umwana The w'Imana, very Savior of the world. umukiza w'abari mu The isi, personification of the truth. ukuri kwihinduye The umuntu, one that never lies. wa wundi utigera abeshya na He rimwe, called you araguhamagara and he gave you a promise. akaguha And isezerano, he said, if you come to me, akakubwira ati nunsanga this is what I will ibi do. nibyo nzakora. He is the one, we call him the promise keeper. Ni we utwita akakomeza isezerano, And he does whatever he has promised. kandi akora ibyo yasezeranije byose. What promise has he given Ni us? irihe sezerano That yaduhaye? relates with power. Yizire kuri imbaraga. Acts of the Apostle chapter 1 verse 8. Ibyakozwe n'intumwa It rimwe says, umunani, but ye shall receive power. hagira hati cyakora muzahabwa imbaraga. When you come to Christ, you don't receive weakness. Iyo uje kuri Kristo ntabwo uhabwa intege When you nke. come to Christ, you don't receive feebleness. Iyo uje kuri Kristo ntabwo When wakira you intege come nke. to Christ, you don't receive trembling and fear. Iyo uje kuri Kristo ntabwo wakira ubwoba no gutitira. When you come to Christ, you receive power. Iyo uje kuri Kristo wakira It imbaraga. says, but you shall receive power. Icyakora muzahabwa imbaraga. After that, the Holy Ghost is come upon you. Umwuka wera n'abamanukira. And ye shall be witnesses. Muzaba abagabo kumpamya. Have you noticed those two sentences? Urabona ayo magambo abiri, And there's nothing in between them. nta kintu kiri And hagati there's no yayo, gap in between them. nta gapi And irimo, there's no wall of barrier in between them. nta rukuta ruri hagati Ye shall yayo. receive power. Muzahabwa imbaraga, And then ye shall be witnesses unto me. hanyuma muzaba abagabo kumpamya. Power to be a witness unto the Lord. Imbaraga zo guhamya umwami Yesu, The power to speak forthright. imbaraga zo The kuvuga, power to be so energized. I- Nothing resists you or pushes you away. imbaraga zo gukomera ku buryo nta kintu na kimwe That's the promise kiguhirika. he has given. Iryo niyo sezerano And he said, yatanze. ye shall receive power Icyakora mu- after that the Holy Ghost is come upon you. Yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera n'abamanukira. Witnesses unto me, Muzaba abagabo kumpamya, both in Jerusalem and in all i Judea. Yerusalemu ndetse n'i Yudaya. He didn't say first in Jerusalem. Ntabwo yavuze ngo mbere na mbere i Yerusalemu, Finish everything you need to do in ngo Jerusalem. murangize ibyo mukora i Seal Yerusalemu, it up. musoze, And then go to the next place, muzabone Judea. kujya ahandi He Yudaya. said, both in Jerusalem and in Judea Yaravuze ngo haba i Yerusalemu n'i and in Yudaya Samaria n'i Samariya, and unto the uttermost part of the earth. no kugeza ku mpera y'isi. There are people that feel we must finish this first in Jerusalem. Hari abantu bumva ngo bagomba kubanziriza i Yerusalemu. After we have finished and settled and sealed the work in Jerusalem, then we go to all Judea. Ati nitumara gusoza iby'i Yerusalemu tuzabona kujya i At Yudaya. the same time, simultaneously, Yesu aravuga ngo hose agomba both gukorerwa in rimwe, Jerusalem yaba i Yerusalemu and in all n'i Judea Yudaya yose and in Samaria n'i Samariya, and unto the uttermost part of the ndetse no earth. kugeza ku mpera y'isi. He said, we shall receive power. Aravuga ngo tuzahabwa imbaraga. As you come this morning, Nuza uyu mwanya, before you go back home, mbere y'uko utaha, what are you going to receive? ese ni iki uri bwakire? What are you going to receive? Ni iki uri bwakire? And remember, Wibuke, you receive the power to advance, uhabwa imbaraga zo kujya mbere, to build, zo kubaka, to conquer, zo kunesha, to do zo exploits, gukora imirimo ikomeye, deliver, zo kubohora, power imbaraga for exploits. zo gukora imirimo ikomeye. Before you go home this morning, Mbere- I say again, what are you going to receive? Mbere y'uko utaha ndakubaza ngo ni iki uri buhabwe? The people at the time of Jesus, Urabona abantu bo mu gihe cya Yesu, before they left their home mbere y'uko bava imuhira and they're coming to Jesus, bakaza kuri Yesu, that woman said, I'm going to Jesus now. ubu kuri ya mugore avuga ati nsanze Yesu, When I touch the hem of his garment, I shall be made whole. ninkora ku nshunda z'umwenda we ndi They bukire. decided what they were going to receive before they came. Bafashe icyemezo cy'ibyo bari buhabwe mbere y'uko baza.
And they were not disappointed. kandi ntabwo batenguhaga. You will not be disappointed. Ntabwo uri butenguhwe. In Luke chapter 10 verse 19. Luka 10:19. Luke chapter 10 verse 19. Luka 10:19. Behold, I give unto you power. Dore mbahaye imbaraga. You want to visit somebody. Igihe ushaka gusura umuntu. And he says, please come at this time. Akakubwira ati uze iki gihe. You say, I want to take my breakfast before I come. Ukavuga mbere yuko nzashaka kurya. Please. Ati nyabuneka. Don't take breakfast. Wirya ibya mu gitondo. Don't eat anything. Wigira ikintu urya. I will give you breakfast. Ndaguha ibyo kurya bya mu gitondo. So you left home. Ukava imuhira. You take breakfast. Utariye. And then you come. Ukaza. What will you get from that person before you return? Ese niki uba ugomba guhabwa mbere yuko utahuka? Breakfast. Ibya mu gitondo. Don't eat, I will give you breakfast. Kuko aba yakubije ati wirya ndaguha ibya mu gitondo urye. Somebody wants to work for God. Umuntu ashaka gukorera Imana. He's looking for power. Arashaka imbaraga. He goes to psychology. Akajya muri He goes to philosophy. mu ba He goes to the elders of the village. abo bakuru bo mu cyaro. And the Lord said, what are you looking for? Umwami akaguha I'm urashaka iki? looking for power before I come to you. He said, please don't look for that. Ndashaka imbaraga mbere ko nzo wishaka ibyo. Give all the other powers. Siga izindi imbaraga zose. Those other powers will fail at one point. Izo mbaraga zizatsindwa. He said, come, I'll give you power. Umwami arakubwira ngwino ndaguha imbaraga. Praise the Lord. This morning we have come. Imana ishimwe kuko twaje. I said we have come. Ndavuze ngo twaje. What are we going to get? Turi buhabwe iki? What are you going to get? Uri buhabwe iki? Behold, look at this. Behold. Dore. Think of this. Behold. Tekereza ibi dore. I give unto you power. Mbahaye imbaraga. Power to tread on serpents. Imbaraga zo gukandagira inzoka. And scorpions. Na scorpio. And over all the power of the enemy. N'imbaraga zose z'umwanzi. And nothing shall by enemies hurt you. Kandi nta kintu na kimwe kizagira icyo kibatwara. You will take power from this place this morning. When you get back home, any challenge that comes against your life, you bring out that power, you will scatter them in Jesus' name. Ugiye gukura hano imbaraga. Izo mbaraga ugiye gukura hano nuhura n'ikintu icyo ari cyo cyose gishaka guhangara nawe. Uratatanya mu izina rya Yesu. Acts chapter 4. Ibyakozwe 4. Acts chapter 4. Ibyakozwe 4. We're looking at verse 31. Umurongo wa 31. In verse 31, look at what the Lord says here. 31 reba ibyo umwami avuga hano. They had prayed. Bamaze gusenga. The place was shaking where they were assembled. Aho bari bateraniye haba umushyitsi. It's like as we are here now. Bisa naho nkuko turi hano. And we rise up to pray. Tugahaguruka tujye gusenga. We've been praying before. Twamye dusenga mbere. For the prayer for power today. Ariko isengesho risaba imbaraga uyu munsi. Says the place, the building was shaking when they were praying. Ubwo basengaga aravuga ngo aho bari bari. Shaking of the building. Aho inzu yatitiye. Where they were praying. Aho basengeraga. Is a prophecy. Bwari ubuhanuzi. That as they finished the prayer, that shakes the place they were. As they went out, everything outside there was shaken. Yuko bamaze kuva aho bari bari hanze yo ngiyo byose byahinze umushyitsi. And they were all filled with the Holy Ghost. Bose buzuzwa umwuka wera. And they spake the word with boldness. Bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Look at verse 33. 33. In verse 33, and with great power. 33. With great power. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi. With great power. Zagiraga imbaraga nyinshi. Everyone today with great power. Buri wese uyu munsi agiye kugira imbaraga nyinshi. The apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them
us. Zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose. Iryo ni isezerano agiye kurisohoza. Coming to point number 2. Tugeze ku ngingo ya kabiri. Point number 2 is the preparation for power to do exploits. Ingingo ya kabiri ni ukwitegura kwakira imbaraga zo gukora imirimo ikomeye. The preparation we made Ukwitegura so that we can do exploits. kugira ngo dukore imirimo y'ubutwari. Being with Christ transfers power into our lives, into our ministry. Kubana na Kristo bishyira imbaraga mu buzima bwacu no mu murimo. And when you come to Christ and you are linked together, reconciled together with God through Christ, power begins in your life. Iyo uje kuri Kristo ukiyunga nawe ukiyunga n'Imana, imbaraga zitangira mu buzima bwawe. Salvation, power. Agakiza ni imbaraga. He gave them power to become the sons of God as they received him. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana igihe baba bamaze kumwakira. Temptation comes, you have power. Ibishuko biraza ukagira imbaraga. Power to overcome. Imbaraga zo kunesha. Because you realize Kubera ko umenya ko temptation is just the word coming out of somebody and wanting to deflect or distract your attention and make you do what you didn't plan to do. igishuko ni ikintu cyiza, ni jambo riza rije kukuyobya kugira ngo ukore ibyo utateguye gukora. The tempter uses words. Umushukanyi akoresha amagambo. You know, you also have words. Nawe ufite amagambo. And the word you have has now got the power of Christ in it. And that word you have will overcome and destroy and bury all the words of that man, that woman that is speaking words of temptation. Iryo jambo ufite rifite imbaraga, nurisohora ukarivuga, izo mbaraga zizagenda zisenye amagambo y'uwo mushukanyikazi w'umugore. Temptation is just action. Igishuko ni igikorwa. Action of the tempter. Igikorwa cy'umushukanyi. Action is to jolt you. Icyo gikorwa ni ikikuyobya. But now you become a man of action yourself. Wowe ubwawe uru. And your own action is saturated with the power of Christ. Igikorwa cyawe cyuzuye imbaraga za Kristo. And the tempter brings Umushukanyi. up a tempting action, confronts your own action, and your powerful, mighty action will overcome the action of the tempter. Icyo gikorwa akakizana kugira ngo agushuke. Icyo gikorwa cyawe cyuzuye imbaraga kizanesha icyo gikorwa cy'umushukanyi. Uwo mushukanyi And he's trying to dramatize and show you something. agerageza gukabiriza kugira ngo agire icyo akwereka. And Jesus Christ, all the ends of the earth. Ku bwa Yesu Kristo It's just showing a picture. azakwereka. It shows you that this is what you have. Then you are dramatist yourself. Akwereka ati ibi nibyo uzagira, nawe ugomba kugira icyo ukora. You know what you have. Uzi ibyo ufite. And you show that to the tempter. Ukabyereka umushukanyi. And what you show has power, has inspiration. What you show will blot out, eliminate what he is trying to show. That's the power we have. Ibyo uzerekana bifite imbaraga bizabasha gusenya ibyo azakwereka. Overcome Satan and demons and every other thing. Imbaraga duhabwa nizo kunesha Satani n'abadayimoni n'ibindi byose. That's the power he has given unto us. Izo nizo mbaraga duhaye. And we're prepared to have that power. Kandi tukwiriye kwitegura kuzakira. Urimo uritegura. Are you ready? Uriteguye. Do you want? Urazishaka. Do you desire? Urazifuza. That power that overcomes all other power against your life. Izo mbaraga zose zarwanya imbaraga zose zirwanya ubuzima bwawe. Daniel chapter 11 verse 32. Daniel 11:32. It says, and such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. Daniel aravuga ngo abaca mu isezerano nta mpamvu. Many stories in our tribes. Turafite inkuru nyinshi. And all the tribes of the world, they have peculiar fables and peculiar stories. Usanga amoko menshi yo mu isi agira imigani. The fable may be between a tortoise and a bird.
iyo migani ashobora kuba ibitekerezo kiri hagati y'akanyamasyo n'inyoni. Icyo gitekerezo gishobora kuba ari kiri hagati y'akanyamasyo n'urukwavu. Rimwe na rimwe hari igihe usanga bavuga bati inyoni yari ifite ikintu cy'igiciro. Kind of cunning, wise animal. Hanyuma bakavuga ngo hari inyamaswa y'inyaryenge. The tortoise will say, what a great bird you are. Noneho akanyamasyo kati mbega ukuntu ukomeye. Amabara y'amababa yawe sinigeze nyabona mbere. Iyo nyoni ikaba ifite ikintu uko kanyamasyo katabona. And flatter the bird until the bird will say, that's right, I'm the most beautiful creature on the face of the earth. Noneho iyo kanyamasyo kagasheshenga iyo nyoni kugeza igihe yumvise ko ari nziza cyane. And what is precious in his hand, he holds with a loose hand, and the thing drops, and the tortoise picks it, and it's gone, and flattery has spoiled that other creature. Noneho kugeza igihe ya nyoni irekuriye cya kintu no kanyamasyo kakagifata kakigendera. Isn't that what is done all over the world? Isi byose bikoreka hirya no hino. You are flattered. Ku buryo ushukwa. Until you forget yourself. Kugeza igihe wibagirwa. You're lifted up. Until you forget yourself. Shirwa hejuru kugeza igihe wibagirwa. Fake promise. Until you forget yourself. Habwa isezerano ritari ryo kugeza igihe wibagirwa. They shall be corrupted and conquered by flattery. Hano tubwirwa ko bazatsindwa ndetse bagashukwa no kubeshywa. Umwiteguro ni uko duhunga gushimwa n'abantu. Ibyo binyoma byose no gushyeshyenga tukabihunga. Ukavuga uti sinyeneye Satani akambwira uwo ari we, Kristo yambwiye uwo ari we. And the people that do know their God haragira ati abantu bazi Imana yabo shall be strong bazakomera and do exploits. Hanyuma bakora iby'ubutwari. They are not bothered. I want to know myself more. I want to look at the mirror. I want to hear the flatteries. I want to know what people are saying about me. They abandon all that and they say, I want to know God more. Ntabwo bazagorwa no kuvuga ngo ndashaka kugira ngo menye uwo ndi we, ibyo nshobora gukora. Azagorwa no kugira ngo abantu bazi Imana yabo. Nta wundi muntu banyeneye kumenya. Nyeneye kumenya Imana. Imana ikiza. Imana yeza. Imana itweze ikatuboneza ikatuza umwuka wera. Imana yaremye ijuru n'isi. Imana itashobora gutsindwa ntihinduke. Nzakurusha kumenya Imana. Imana yasezeranije kuri data. Imana ishobora gukora byose mu buzima bwanjye. Nkeneye kumenya iyo Mana. Imana uko yari iri ejo niko izahoraho niko inari n'uyu munsi. Himself and myself were in the majority. Imana yo ubwayo. The God who says all those promises in the Bible, I gave them to you. Ivugita amasezerano yose muri Bibiliya ndaguhaye. The God who says I'm the present ever living God. Imana ivugita ndi Imana ihoraho. The people that do know their God. Abantu bazi Imana yabo. You know God in the time of trial. Bamenye Imana mu makuba. You know God in the time of sickness. Bamenye Imana mu gihe barwaye. You know God in the time of ministry. Bamenye Imana igihe bari gukora umurimo. You know God in the period of your calling. Bazi Imana mu gihe cy'umuhamagaro wabo. You know God when you are in a familiar territory. Umenye Imana huri. You know God when you are in an unfamiliar territory. Ukamenya Imana igihe you know God when friends are there. Ukamenya Imana igihe inshuti zihari. You know God when friendly foes are there. Ukamenya Imana igihe abantu bakurakariye. They are fiendish friends. Izo abo ngabo bakurakariye. Friendly foes.
abo bakurakariye. The appearance of a smile of love, but they're thinking of what to do to ruin you and to wreck you. Hari abashobora kukugaragaza igitwenge ariko batekereza ibyo bakora ngo bakwangize. Aho uri hose, friendly foes, igihe uri kumwe n'abanzi, the God who says, never mind, I know what they are going to bring out of their pocket. I've given you the victory and the power to overcome already. Iyo Mana ikakubwira iti nzi ibyo bafite mu mifuka yabo. The people that do know their God, abantu bazi Imana yabo bazakomera. Not their gods. Ntabwo ari ibigirwamana. Not their idols. Ntabwo ari ibigirwamana. Not their magic. Ntabwo ari ibyo mirozi byabo. Not the foreign power. Ntabwo ari izo mbaraga zo mu ishyamba. People that do know the God of heaven, turi kuvuga abantu bazi Imana yo mu ijuru, they shall be strong. bazakomera. It's like I shall come to you personally. Bisa naho nshaka kukugeraho aho uri, At your eyeballs there. nkareba imboni z'amaso yawe, You will be strong. nkakubwira nti ugiye gukomera. You know God? Uzi Imana? Who do you fear? Uratinya nde? You know God? Niba uzi Imana, How can you panic? ni gute ushobora kugira ubwoba? You know God? Niba uzi Imana, How can even the slightest thought of failure ever come to your mind? ni gute icyo gitekerezo cyo gutsindwa kikwiriye kuza mu buzima The bwawe? people that do know their Abantu God, bazi Imana yabo they shall be strong. bazakomera. Not only that, Si ibyo gusa, if you tell me you are strong Niba- and you do nothing, where is the strength? niba umbwira ko ukomeye ukaba ntacyo ukora, izo mbaraga If you ziri tell he? me you are strong and you don't rise up and do something, where is the strength? Niba umbwira ko ukomeye ntuhaguruke ngo ugire icyo ukora, izo mbaraga ziri If he? you tell me you are strong and you are talking weakness, I cannot, I will not, I am weak, I am a non-entity, where is your strength? Niba umbwira ko ukomeye ukaba uri kuvuga ko ntacyo ushoboye, izo mbaraga The ziri people that do know their God, abantu bazi Imana and yabo, they say, the God of Abraham is my God. bakavuga ngo Imana ya Aburahamu niyo Mana yanjye, And the God of Elijah, he is my God. Imana ya Eliya niyo Mana And yanjye. Elijah did not have any chance talking to God that I don't have. He is my God. Eliya yari afite Imana avugisha, niyo Mana yanjye. You will be strong. Ugiye gukomera And you will do exploits. kandi uzakora imirimo ikomeye. This is now your time. Iki ni cyo gihe cyawe. I am growing older. Ndimo ndasaza, I'm growing older. ndimo ndasaza, And I'm giving everything I've got to the younger generation. kandi abo bakiri bato ibyo nakiriye byose ndimo ndabibaha. I say, Ndimo the ndavuga younger ngo generation will go beyond mwe- me in Jesus' mwebwe name. mukiri bato muzakora murenze ibyanjye mu izina rya Yesu. Uzi ibyo nakoze? I knew that God is my God. Nzi ko Imana ari Imana yanjye. And then I rose up. Narahagurutse, I didn't feel the power. ntabwo numvaga imbaraga. As if something was shaking me. Isa naho ari ikintu cyancugusaga. Just like when you got married. Isa naho You went igihe to the altar. washakaga Before that day, mbere y'uwo I've munsi, been thinking, when I get married, uwatekereza guti ninshaka the blood will rush into my brain. amaraso azagera mu bwonko. When I get married, Ninshaka I'll be mad with love. nzasazwa n'urukundo. Ninshaka Marriage will go to my fingers and go to my feet and go everywhere. I will feel on top of the world. urushako ruzangira mu ntoki, ruzangira mu birenge, nzumva ndi hejuru y'isi. And then the day came Umunsi warageze, and you got married. urashaka, And you're looking for the blood to rush into your brain. ushaka ya maraso agera mu bwonko. Blood did not rush. Amaraso ntiyagezemo. You didn't feel taller. Ntabwo wumvise uri muremure, You didn't feel bigger. ntabwo wumvise uri mugari, You are married. ariko warashatse. I said you are married. Ndavuze warashatse. The same thing with the power. Ni kimwe n'imbaraga z'Imana. When I have power, Tekereza, ningira imbaraga, I feel my head will be shaking. numva ko umutwe wanjye uzatitira, My hands will be uncontrollable. umutima wanjye My ntazawugenzura, feet will be uncontrollable. ibirenge byanjye ntazabigenzura. When I get power, Ni nakira I imbaraga, will see stars all over me. nzabona inyenyeri. When I get power, Nimbona imbaraga, I'll feel funny. nzumva rwose ntangaye. And you get power this morning. Ugiye kuzakira muri iki gitondo. You didn't see any dancing star.
ese hari inyenyeri wabonye icyeza? Do you feel any rush of anything to your brain? Ese hari ikintu wumvise mu bwonko bwawe? Just like when you are married. Ni nk'igihe wari umaze You gushaka, didn't feel anything. nta kintu wigeze wumva, You are married, you are married. ariko ubu warashatse wubatse urugo. The power comes to you this morning. Nicyo kimwe n'imbaraga ubwo zigiye kukugeraho, You will not feel anything. nta kintu uri bwumve. Like Gideon, Nka Gideyoni he had the power. yari afite imbaraga, He didn't feel anything. ntabwo yazumvaga. And the angel said, go in this thy power. Marayika ati genda mu mbaraga zawe. And he said, me? Aravuga ati njyewe Do I have power? ese mfite imbaraga? I'm the least in our family. Ni umuhererezi mu muryango wacu. And the angel said, you have the power. Mbara- The power of God is upon you. Marayika arakubwira ko ufite imbaraga, imbaraga z'Imana ziri mu buzima bwawe. And so you are not waiting for feeling this morning. Ntutegereze rero ko uzumva. People that do know their God, Abantu bazi Imana yabo they will be strong. bazakomera. You will be strong. Ugiye gukomera. Outside there, you will be strong. Namwe muri hanze hirya no hino mugiye gukomera, You will do exploits. kandi muzakora ibikomeye. We have a young man in Nigeria. Ndibuka hari umusore dufite muri Nigeria, He's still just a young man. yari akiri umusore, He had never done crusade before. ntabwo yari yarigeze akora igiterane. So he decided in a difficult part of our country Afata icyemezo mu gice gikomeye to do crusade. cy'igihugu cyacu. And what he did, he watched some of the places where I had preached. Icyo yakoze nuko yarebye hamwe And he aho watched nabwirije, it so much arareba cyane, that he would speak like me. aravuga ati ndavuga nk'uko pastor And then yavugaga. he wanted to pray for the sick. Yashatse gusengera He abarwayi, had never prayed for the sick in his ntabwo life. yari yarigeze asengera abarwayi mu buzima bwe. He said, I'm going to copy, mimic, not mock. I'm going to mimic the way Pastor Kumuyi does it. Aravuga ati ndibwigane ndibukore nk'uko pastor Kumuyi yabikoze. And so he got there Agerayo and he preached. arabwiriza, He took the outline just like I will do. afata icyigisho nk'uko And he mbikora. says, you want to be saved, Aravuga ati ushaka gukizwa, born again, gukizwa anywhere you are, aho uri hose, raise up your hand. zamura akaboko kawe. Raise up their hand. Bazamura amaboko yabo, He prayed for them. arabasengera, And he assured them, you are saved. arababwira ati urakijijwe. He said, he said, the way I normally, he said, I'm going to pray for you now and you will be healed. Arabivuga nk'uko mbivuga ati ngiye kubasengera He murakira said, when indwara. I pray, Aravuga ati ninsenga you check yourself. uze kwisuzuma, You see the miracle there. urabona igitangaza. This young man had never done anything like that Uyu musore before. nta kintu yari yigeze akora mu buzima bwe. You're sick, raise up your hand. Ati wowe urwaye zamura Lay akaboko, the hand where you have the problem. akaboko kamwe afata aho urwaye. And he did. Barabikora From beginning to the end. guhera ku itangiro kugera ku iherezo. Said, Father, Ati data, in the name of mu Jesus, izina rya Yesu I come to you now ndaje, that all these people, aba bantu bose heal them in Jesus' bakize name. indwara mu izina rya Yesu. And then when he finished, Asoje he said, the healing is there. aravuga ati wakize Pick indwara, up yourself. isuzume. If you see the healing there, Niba ubona wakize indwara, come out to my left-hand side here. ngwino ibumoso. And he started coming. Batangira kuza, They didn't know he had never done like that before. ntabwo bari bazi ko atabikoze mbere. And he said, give your testimony. Aravuga ati mutange ubuhamya bwanyu. Revival broke out. Ububyutse Through buraturika that young man's life. ku bw'uwo And musore. all he did is to say, how will Pastor Komuyi say this? How will he say this? And he said it exactly like that. Miracles took place. Nuko aravuga ati ni gute Pastor Kumuyi abikora, abikora nk'uko arabikoraga, The ibitangaza devil birakoreka. doesn't know any difference between Komuyi and yourself. Satani ntabwo azi itandukaniro riri hagati ya Kumuyi nawe ubwawe. You are the only one that knows he is a Nigerian and I'm a Togolese. The devil doesn't know any difference. Ni wowe ubara ngo ni umunyanigeriya, njyewe ndi umunyarwanda. Satani ntabwo azi iryo tandukaniro. Say that gives him information. Ibyo uvuga nibyo bimuha amakuru. I am weak. Ndi umunyantege nke.
I didn't know anybody that asked Christ was ever weak. Are you saying you are weak? Now I know you are weak. Ntabwo narinzi ko umuntu ufite Kristo ari umunyantege nke. Uri kuvuga ko uri umunyantege nke, ubu ndabimenye. Ntabwo uri umunyantege nke. Christ lives on the inside of me. Kristo ari imbere muri jye. He is my savior. Ni umukiza wanjye. Any sickness will bow before me. Indwara yose igomba gupfukama imbere yanjye. Any power of Satan will be crushed by me. Imbaraga zose za Satani zigomba gusenyuka. The demons are already trembling. Abadayimoni barimo baratitira. How can two people be trembling at the same time? Ni gute abantu babiri batitirira icyarimwe? Igihe uhagaze, Christ in you, Kristo uri muri wowe, the power in you, ni imbaraga ziri muri wowe, the devil trembles. sekibi aratitira. He wants to run away. Ashaka kwiruka. Then he lifts up his eyes. Yubura amaso ye, akakubona utitira. And the devil says, why will two of us be trembling? Sekibi akavuga ati ni gute twembi twatitirira rimwe? He stops his trembling because he saw you trembling. We azahagarika gutitira kuko kubonye utitira. Strong. Komeza ukomere. Talk strong. Vuga ukomeye. Pray strong. Senga ukomeye. That disease will tremble and go away. Iyo ndwara izatitira igende. That demon will tremble and go away. Uwo mudayimoni azatitira agende. The people that do know their God, abantu bazi Imana yabo, they will be strong. Bazakomera. Let the weak say, I am strong. Reka umunyantege nke avuga ati ndakomeye. Let the weak say, reka umunyantege nke avuge ngo I ndakomeye. You are strong. Urakomeye. We come to point number 3 now. Tugeze ku ngingo ya gatatu. Point number 3. Ingingo ya gatatu. We're looking at the proclamation in the power of an evangelist. Kubwiriza mu mbaraga z'umuvugabutumwa. We have different ministries in the church. Dufite ministeri zitandukanye mu itorero. Intumwa, the prophet, umuhanuzi, the evangelist, uvugabutumwa, the pastor, pasitoro, mushumba, umwigisha, the apostle. Intumwa, that's represented by your thumb. Ahagarariwe n'igikumwe cyawe. That's the hand, that's the thumb, the finger that holds everything together with the other fingers. Igikumwe nicyo gihuriza ibintu byose hamwe. That's the one that points and says, thou art the man. Umuhanuzi nawe wundi utunga urutoki ati ni wowe. The evangelist is the finger that is longer than the rest of them because it reaches to the place beyond. Umuvugabutumwa ni urwo rutoki musumba zose kuko agera hirya no hino. And this next finger is the pastor because it represents love. Urutoki rukurikiraho ni umushumba, pastor kuko ni urukundo. The little one is the one you put in your ears when you want to scratch something there. That's the teacher. Agahera ni umwigisha. There are people that have just one ministry. Hari abantu usanga bafite ministeri imwe gusa. That have all the fivefold ministry. Hari abantu usanga bafite ministeri eshanu zose. Paul was an apostle. Paulo yari intumwa. Paul was a prophet. Paulo yari umuhanuzi. The trumpet shall sound. Impande izavuga. And the dead in Christ shall rise. Abapfiriye muri Kristo bazazuka. And we which are left here shall be caught up together with them in the clouds. That's prophecy coming from Paul the apostle. Natwe abazaba bakiriho tuzajyanwa mu bicu ubwo n'ubuhanuzi bwa Paulo intumwa. Paul was an evangelist. Na Paulo yari umuvugabutumwa. The one that went to the regions beyond. Niwe wagiye mu bice bitandukanye by'isi. Paul was a pastor. Paulo kandi yari umushumba. I'm not a father unto others. Am I not a father unto you? Ati niba nari se w'abandi ese sindi so. And Paul was a teacher. Paulo kandi yari umwigisha. He taught the word of God. Yigishije ijambo ry'Imana. There are some people that have the fivefold ministry all together like Paul the apostle. Hari abantu usanga bafite iyo mirimo uko ari itanu. Now we're talking about the evangelist. Turimo turavuga umuvugabutumwa. In 2 Timothy chapter 4 verse 5. Timoteyo wa kabiri igice cya 4:5. Verse 5, but watch thou in all things. Nukube maso muri byose. Endure affliction. Wihanganira amakuba. Do the work of an
evangelist. ukora umurimo w'umubwirizabutumwa. What does the evangelist do? Umuvugabutumwa akora iki? He evangelizes Abwiriza ubutumwa. individuals. Umuntu ku He giti cye evangelizes abwiriza ubutumwa. families. He Imiryango evangelizes abwiriza ubutumwa. communities. Community. He goes everywhere to preach the gospel that calls the sinner from his sinfulness and calls him to the Savior for salvation and redemption. Agenda hirya no hino ubwiriza ubutumwa abanyabyaha bahamagara kugira ngo bave mu byaha. Evangelist has the work to do. Umuvugabutumwa afite umurimo akora. And you have the work of the evangelist to do. Nawe ufite umurimo w'umubwirizabutumwa wo Do the work Kora. of an evangelist. gukora umurimo w'umubwirizabutumwa. Make full proof of thy ministry. Ugaragaze umurimo The wawe. ministry of the evangelist. Umurimo You w'umubwirizabutumwa want to show the proof. ugomba We kuwugaragaza. call them fruit or proof producers. Tubyita imbuto. Anywhere you go as an Aho evangelist, ujya hose you nk'umuvugabutumwa preach the evangel. ugomba kubwiriza ubutumwa. You show the love of God for all sinners, that whosoever comes will be saved. Ukereka abanyabyaha bose urukundo rw'Imana ko usanze Imana wese akizwa. Do the work. Kora umurimo. Exert yourself. Igaragaze. Preach the gospel. Bwiriza ubutumwa bwiza. Love the people you are preaching the gospel to. Kunda abantu ubwiriza ubutumwa. They're not like Jonah. Ntabwo uri nka Yona. Yet 40 days, Nineveh shall be overthrown. Wavuze ati hasigaye iminsi 40 Nineve ikarimbuka. I want them to die in their sin. Ukaba ushaka ko bapfira mu byaha You'll be byabo. like Paul the apostle. Ba nka Pawulo intumwa. He says, my desire is that all Israel should be saved. Wavuze ngo icyo nifuza nuko Abisirayeli bose bakizwa. And let me show you an example before we round up. Reka nkwereke urugero mbere ko dusoza. Looking at Acts of the Apostles, chapter 8, verse 5. Ibyakozwe 8:5. Acts chapter 8, we're looking at verse 5. Ibyakozwe 8:5. Philip went down to the city of Samaria No. and preached Christ unto them. Nuko Filipo aramanuka agera mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Kristo. Now, Philip was not an ordained evangelist or pastor or apostle. Filipo ntabwo ari umuvugabutumwa, ntabwo ari umushumba, nta nubwo ari He n'intumwa. was ordained to get food, distribute food to the hungry, poor believers. Yari yaratorewe kugira ngo ajye atanga ibiribwa abihe abashonje. Circumstances drove them from Jerusalem and from the food distribution ministry to all the places they went. Igihe cyarageze batatanira hirya no hino kandi yagombaga guha ibiribwa abantu. Philip had never occupied the position of evangelist when he was in Jerusalem. Ubwo yari ari Yerusalemu, Filipo ntabwo yari afite umwanya w'umuvugabutumwa. Philip did not have the assignment of evangelizing communities or cities when he was in Jerusalem. Filipo ubwo yari ari Yerusalemu ntabwo yari afite umurimo w'umuvugabutumwa wo kugenda mu makaritsiye. Hari akarengane k'aba Yerusalemu. And because of that persecution, Bitewe n'ako all the karengane believers were scattered. abizera bose And baratatanye. everyone scattered, they went about preaching the word. Abo batataniye hose bagiye babwiriza ijambo. And now Philip found himself in Samaria, Noneho Filipo yibona i Samariya all alone, ari wenyine, without any supporting ministry. nta umushyigikira, All alone without a partner. wenyine nta umufasha. And Philip went down to the city of Samaria. Aramanuka ajya mu mudugudu w'i He Samariya. had nothing else to do. Nta kindi yari afite gukora. I have Christ. Mfite Kristo, Let me talk about Christ. reka mvuge Kristo. I know Christ. Kristo Let me ndamuzi, preach Christ. to reka them. mbwirize I'm Kristo. connected with Christ. Mujwe na And Kristo, the power of Christ is in me. imbaraga za Kristo zindimo. Let me tell them what I know. Reka mbabwire ibyo nzi. I don't know the story of Samaria. I'm not going to go into history. Inkuru ya Samariya sindi buyijyemo. I'm not going to university to go and study all the skill in Samaria. I'm not going to talk about what Ntabwo I don't nagiye know. muri kaminuza ngo njye kwiga ibya Samariya, ntabwo nibivuge. The only one I know. Ikintu kimwe gusa nzi I know Jesus. nuko Yesu muzi.
Anybody here that knows Jesus? Haruri hano uzi Yesu ra? Anybody here that knows Jesus? Haruri hano uzi Yesu? You know him as Savior. Umuzi ko ari umukiza. You know him as healer. Umuzi ko ari ukiza indwara. You know him as the founder and the finisher of our faith. Umuzi ko ari we banze kandi ari usoza kwizera kwacu. You know him as the foundation of every good thing we get from the Lord. Umuzi nka fondasiyo y'ibyiza byose duhabwa n'Imana. About what you know. Vuga ibyo uzi. Don't talk about what you don't know. Ntukavuge ibyo utazi. Why the persecution? I don't know why. Aka karengane ni ukubera iki sinzi. Ntukavuge ibyo utazi. Why were we driven away from Jerusalem and now I'm in Samaria? I don't know. Don't talk about what you don't know. Niki cyatumye dukurwa i Samariya no ku Yerusalemu nkaba ndi Samariya? Simbizi. What kind of religion? Ntukavuge ibyo utazi. No, don't talk about what you don't know. Ntukavuge ibyo utazi. Talk about what you know. Jya uvuga ibyo uzi. There's darkness there. Don't talk about darkness. Hari umwijima, ntukavuge umwijima. When you bring in the light, the darkness will vanish away. Nucana umucyo umwijima uzagenda. There are voodoo people there, idol worshippers, there are fetish people there. I don't know. Don't talk about what you don't know. Hari abarozira, hari abanyamyuka mibi, ntukavuge ibyo utazi. Vuga ibyo uzi. Thank God I know Jesus. Mana ishimwe kuko uzi Yesu. He is the healer of the sick. Niwe ukiza abarwayi. He is the deliverer of the demonized. Niwe ubohora abafite abadayimoni. Proclaimed Christ unto them. Ababwiriza ibya Kristo. Look at verse 6. Umurongo wa gatandatu. Verse 6. Umurongo wa gatandatu. People with one accord give heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. Umurongo wa gatandatu ugira uti abaho benshi baraterana bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye bamwitayeho bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga babonye. As you go out to do the work of ubwo uzajya kubwiriza remember ujye wibuka when they were scattered on Jerusalem, yuko ubwo batatanaga Yerusalemu did not have chance to lay hands on them. Intumwa nta mahirwe yari bafite yo kubarambika ibiganza. Filipo, I lay hands on you. Murambika ibiganza. Go to Samaria. Je Samariya. And do exploits there. Ukora imirimo ikomeye. Nothing like that. Ntabwo ariko byagenze. Persecution came. Karengane karaje. Everybody started running. Buri wese atangira kwiruka. Filipo ariruka. Ajya i Samariya. When he was in Samaria, ubwo yari ari Samariya. About Jesus the Savior. Avuga Yesu umukiza. About Jesus the healer. Yesu ukiza indwara. Jesus the deliverer. Yesu ubohora. And when you talk about Jesus, nuvuga Yesu, he was sure. Azigaragaza. You know, we're just talking. Twari turimo tuvuga. And then I mentioned brother so and so. None ndavuga mwene data kanaka. All of a sudden. Muri ako kanya. Okay. Mwene data araza. Where are you coming from? Uturutse. We were just talking about you. Twari turimo tukuvuga. Brother, is that not so? Mwene data siko biri. Yes, we're talking about you. Yego twamye tukuvuga. Uragaragaye. Every time you talk about Jesus, it will show up. Igihe cyose uzavuga Yesu azigaragaza. The healer will show up. Ukiza indwara azigaragaza. The deliverer will show up. Ubohora abantu azigaragaza. The Savior will show up. Umukiza azigaragaza. Talk about him. Jumuvuga. If he's not there, you talk more about niba him. Adahari, rushaho. If he's not there, talk more about niba him. ataraboneka, The rushaho. more you talk about Jesus to everyone, he will show up there. Miracles will happen in Jesus' name. Ukuzarushaho kuvuga Yesu niko azigaragaza bitangaza bizakoreka mu izina rya Yesu. Umurongo wa karindwi. Says, for unclean spirits crying with loud voice came out of many that were possessed with them, and many taken with palsies, and what were lame were healed. Kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane, n'abari baremaye n'abacumbagira benshi barakizwa. Verse 8. Murongo wa 8. And there was great joy in that city. Haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Look at all our cities in our country here. Murebe imirwa yose dufite. Imirwa yose n'ibyaro. Distribute ourselves. Turamutse tugiye. Ubwo umwuka azakuyobora. Sister, go there. Mushiki wa jya hariya. Brother, go there. Mwene da gira unaka. And madam, go there. Madamu, giriya. Bishop, go there. Bishop, giriya.
Prophet, go there. Muhanu, giriya. Pastor, go there. Pastor, giriya. Power will circulate in this nation. Imbaraga zizakwiragira muri iki gihugu. Salvation comes to our nation. Agakiza kazaza mu gihugu cyacu. Healing comes to our nation. Gukira indwara kuzaza mu gihugu cyacu. I will hear the testimony of our country here. Nzumva ubuhamya bw'ibiba muri iki gihugu. Great joy. Hazaba umunezero mwinshi. Great deliverance. Hazabaho kubohoka. Great liberation. Hazabaho kubatuka. Great salvation. Hazabaho agakiza. Great healing. Hazabaho gukira indwara. The power is now transferred. Imbaraga ubu urazihawe. Rise up and let us pray. Haguruka hanyuma dusenge. Power has come. Imbaraga zaje. You are the carrier of that power. Ni wowe ugomba kwakira izo mbaraga. You are the one, the shakers of the land. Ni wowe uzacuguza igihugu. Open your mouth and talk to the Lord. Fungura akanwa kawe usenge Imana. Lord, here am I. Bwira Imana uti ndi hano Mana. Lord, here am I. Mana ndi hano. Lord, here am I. Mana ndi hano. Let the power direct you, shake you, move you, and move on to the next place you have to go. Reka izo mbaraga zigucuguse zikujyane aho ugomba kujya. Mbaraga. Power to evangelize. Imbaraga zo kuvuga ubutumwa. Power for exploit. Imbaraga zo gukora imirimo ikomeye. Power to be demonstrated. Imbaraga zo kugaragaza. Power to advance. Imbaraga zo kujya mbere. Power to build the kingdom. Imbaraga zo kubaka The ubwami. power to conquer. Imbaraga zo kunesha. The power to deliver. Imbaraga zo The kubohora. power to fortify others. Imbaraga zo gukomeza abandi. The power to go. Imbaraga zo kugenda. The power to grow. Imbaraga zo The gukura. power to glow. Imbaraga zo The gukura. power to heal. Imbaraga zo gukiza The indwara. power to inspire others. Imbaraga zo gutera The abandi power to umwete. join families together. Imbaraga zo guhuriza hamwe The imiryango. power to keep. Imbaraga zo And the power to love. zo gukunda. The power to move mountains. Imbaraga zo kwimura imisozi. The power to navigate and to neutralize. Imbaraga zo Tell gukuraho. the Lord, I have the power today. Gira Imana uti Mana mfite imbaraga uyu The munsi. power to overcome. Imbaraga zo kunesha. Overcome every challenge. Kunesha ibibazo byose. Overcome every difficulty. Kunesha ingorane zose. The power to progress. Imbaraga zo gutera imbere. The power to penetrate. Imbaraga zo gucengera. Penetrate your country. Cengera igihugu. Penetrate your community. Ucengera amakaritsiye The power atandukanye. to quicken Imbaraga zo and kuzura. make alive. Zo kugira The abazima. power to possess. Imbaraga zo Possess kugira. the land. Gira. The power to renew. Imbaraga zo The kuvugurura. power to revive. Imbaraga zo The power kuvugurura. to restore. Imbaraga zo Tell kuhembura. the Lord Gira Imana that He will give you, grant you the power. kugira ngo iyo Mana iguhe imbaraga. He will do it. Igiye kubikora. He will do Igiye it. kubikora. That the power that will help you to shake everything shakeable. Izo nizo mbaraga zagufasha gucugusa ibintu byose. Imbaraga. Power. Imbaraga. Power to do the incredible. Imbaraga zo gukora ibikomeye. He'll give you the power. Mana igiye kuguha imbaraga. He'll give you the power. Imbaraga. The power to teach and to transform. Imbaraga zo kwigisha no Oh Lord, I guhindura. want to be a real teacher of Gira the Imana world uti Mana ashaka kuba and umwigisha. transform the lives of the people that listen to me. Uhindura ubuzima bw'abantu bazanyumva. The power to teach and to transform. Imbaraga zo kwigisha no guhindura. The power to unite people with Imbaraga zo God. kunga abantu n'Imana. Reconcile people with God. Kunga abantu n'Imana. The power to have the victory. Imbaraga zo kugira intsinzi. Power for victory. Imbaraga zo kunesha. Power for victory. Imbaraga zo kunesha. Victory over sin. Kunesha icyaha. Victory over sickness. Kunesha indwara. Victory over Satan. Kunesha sekibi. The power for victory. Imbaraga zo kunesha. The power to work wonders. Imbaraga zo gukora ibitangaza. Wonders. Ibitangaza. Wonders. Bitangaza. Wonders. Tangaza. He is the wonderful one. Niwe He is the ugitangaza. wonder worker. Niwe ukora He ibitangaza. lives in you. Ari muri He wowe. abides in you. Ari muri wowe. And the power to exalt. Imbaraga zo gushyira hejuru. The power to explore. Imbaraga zo gukora. The power of the Lord upon your life. Imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. The power to break yokes. Imbaraga zo kuvunagura ingoyi.
The power to break you imbaraga zo kuvunagura ingoyi out of every life. ingoyi zose mu buzima Power. imbaraga Power. imbaraga And the power to take the zeros and to make them heroes. imbaraga zo gufata bameze nka zero bakaba intwari Power. imbaraga He gave us the promise. Power. yaduhaye isezerano ry'imbaraga He gave you the promise. Power. yadusezeranije imbaraga I give unto you power icyakora mbahaye imbaraga to tread on serpents and scorpions. zo gukandagira inzoka na sikorupiyo Power over all the power of the enemy. no gukandagira imbaraga zose z'umwanzi Nothing nta shall my enemies hurt you. kintu na kimwe kizagira icyo kibatwara Nothing nta kintu na kimwe shall my enemies hurt you. kizagira icyo kibatwara You don't tremble before the trembling demon. ntabwo ugomba gutitira imbere y'umudayimoni utitira Everything before you, byose biri imbere yawe every negative thing ibibi is byose trembling already. birimo biratitira Why will you tremble under and before a trembling enemy? ni iki gituma utitira imbere y'umwanzi utitira Preparation for power. kwitegura imbaraga Preparation for power. kwitegura imbaraga Clear everything out of your life tunganya byose mu buzima bwawe that will hinder the flow of power in your life. byazitira gutemba kw'imbaraga mu buzima bwawe Wake up in the morning and think of what you have. Byuka I mu- have power. byuka mu gitondo ujye utekereza ko ufite imbaraga Move on in the day and think of what you have. ku manywa I have power. n'ugenda ujye utekereza ibyo ufite ko ufite imbaraga And when you minister, minister in power. nubwiriza ijambo ry'imana ujye ubwiriza mu mbaraga Minister with assurance. ubwiriza ufite ibyiringiro Power. imbaraga Power. imbaraga I have power. mfite imbaraga That's what he has given you. Izo I nizo have power. aguha ufite imbaraga Proclaim that power. bwiriza izo mbaraga Don't talk about weakness. Proclaim that power. ntukavuge intege nke jya ubwiriza izo mbaraga Don't talk about your fear. Proclaim that power. ntukavuge ubwoba bwawe jya wamamaza imbaraga Don't talk about darkness. Proclaim that power. ntukavuge umwijima vuga imbaraga Don't talk about the history of Samaria. Proclaim that power. ntukavuge amateka ya samariya bwiriza imbaraga Don't talk about when I was a nobody, I was nothing. Talk about that power. ntukavuge ubwo ntacyo nari ndicyo jya uvuga imbaraga It's what you talk about, you will demonstrate. ibyo uvuga nibyo uzagaragaza It's what you talk about, you will possess. ibyo uzavuga nibyo uzagira It's what you talk about, you will see manifested. ibyo uzavuga nibyo uzabona Talk bikoreka about the power, jya uvuga imbaraga talk about his promise, jya uvuga amasezerano talk y'imana about what you have. jya uvuga ibyo ufite Don't talk about what you don't have. ntukavuge ibyo udafite You have power. ufite imbaraga They that know their God abazi imana yabo shall be strong, bazakomera and they will do exploits. bakora iby'ubutwari Power evangelism. imbaraga z'ivugabutumwa In these last days, muri iyi minsi y'imperuka
Don't say I am ignorant. ntukavuge ngo ntacyo uzi. The devil doesn't know that. Don't give him information. Satani ntabyo azi ntukamuha Don't amakuru. say I am weak. ntukavuge ngo ndi The umunyantege devil nke. doesn't know that. Don't give him information. Satani ntabyo azi ntukamuha amakuru. I am just a woman. ntukavuge ngo ndi umugore uri aho You gusa. don't have to say that. ntukavuge utyo. Talk about Christ, the power of God in man. jya uvuga Kristo we mbaraga z'Imana mu muntu. Christ, the Kristo. power of God in the woman. imbaraga z'Imana mu mugore. Talk about who you are. jya uvuga uwo ufite. Talk about who you know. jya uvuga uwo uzi. Talk about the power you jya have. uvuga imbaraga ufite. That's what you talk about. jya nibyo ujya uvuga. Don't talk about your fear. ntukavuge ubwo bwoba bwawe. I'm timid. Don't talk about ndi that. umunyabwoba ntukabivuge. I'm fearful. Don't talk about njye that. ngira ubwoba ntukabivuge. Talk about who you have. jya uvuga uwo ufite. I am married to Christ. nashatse What Kristo. he has, I have. ibyo mfite nibyo mfite. What ibyo he afite. did, I can do. ibyo yakoze nabikora. Let the weak say, I am reka strong. umunyantege nke avuga ati ndakomeye. Let that power carry you. reka izo mbaraga zigutware. Let that power move you. reka izo mbaraga arizo zikuyobora. Let that power flow through you. reka izo mbaraga zitembe zikunyuzemo. I have. mfite. I have. mfite. I know. ndazi. I'll do. nzakora. I can do all things. shobozwa byose. I can do all things shobozwa byose. through Christ who strengthens na me. Kristo umpa imbaraga.
In Jesus' name we pray. dusenze mu izina rya Yesu. How many people here know that you have power? Ni bangahe muri hano muzi ko mufite imbaraga? You know Ukaba uzi from the depth of your heart biva mu mutima wawe that Christ cannot leave his follower powerless and weak. yuko Kristo atakwemerera ko abamukurikira baba barabona imbaraga bafite. You know that the God of all power ukaba uzi ko Imana y'imbaraga zose power to give to billions of people, ifite imbaraga zo guha miliyari abantu that imbaraga he cannot leave you powerless. ku buryo itakwemera kubaho nta mbaraga. You know, as a father, uzi ko nka he data cannot throw his child to a powerful lion. umupapa adashobora kwemerera umwana we kafatwa n'intare. That lion, that's my child. avuga ngo dore uyu ni umwana wanjye, intare mukoze icyo ushaka. Imana yabikora se? Can he allow the people of the world to have more power than his child? yakwemerera yuko ab'isi barusha imbaraga umwana wayo? I have power. Fite imbaraga. 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 Raise up that hand. Raise up that hand and claim it. Raise up that zamura hand. amaboko yawe, zamura amaboko Father, yawe. in Jesus' name, Data mu izina rya Yesu. I pray that every kind of spiritual weakness, every kind of psychological weakness, any kind of human weakness, I send them out. Come out in Jesus' name. Nasenze kugira ngo ubwoko bwose bw'intege nke, ubwose bwose bwo gutendebuka, ndasenze kugira ngo ibyo byose mwami bisohoke mu izina I pray rya Yesu. the power from heaven Ndasenze ngo imbaraga will ziba mu ijuru come to your heart right zize now. mu mutima wawe aka kanya, Saturate your life right now. zisaba ubuzima bwawe aka kanya, Fill your spirit right now. zuzura umwuka wawe aka kanya. Heavenly power come to everyone in Jesus' name. Imbaraga zo mu ijuru zimanukire buri wese mu izina rya Yesu. The power to arise. Imbaraga zo guhaguruka, The power to achieve. imbaraga zo kugera kuri The byinshi, power to advance. imbaraga zo gutera imbere, The power to do everything you have called us to do. Give to every brother, every sister, every minister, every member of your church in Jesus' name. imbaraga zo gukora ibyo duhamagariye gukora. Ndasenze Mana uziye buri mukozi wawe, buri mugaragu wawe, izo mbaraga zimuye mu izina rya Yesu. Confidence in everyone. Ibyiringiro muri buri wese, Courage in everyone. ubutwari muri buri The wese, power to move on and not to go back in everyone in Jesus' name. imbaraga zo kujya mbere nta gusubira inyuma zishyire muri buri wese mu izina rya Yesu. The power to succeed Imbaraga zo gutera in the imbere ministry you have called us to. mu murimo waduhamagariye, The power to scatter all the works of the devil. imbaraga zo gusenya imirimo yose ya Satani, The power to break every yoke. imbaraga zo kuvunagura ingoyi And zose, the power to move on without ever getting tired. imbaraga zo kujya mbere tutananirwa, Power from heaven. imbaraga ziva mu ijuru, Power on earth. imbaraga zo hano ku isi, Power for ministry. imbaraga zo gukora umurimo, Power for moving imbaraga mountains. zo kwimura imisozi, Power to reproduce. imbaraga zo kwera Power to recreate. imbuto, Power to transform. imbaraga zo guhindura abantu, And the power to walk like a militant soldier, never defeated in Jesus' name. imbaraga zo gukora nk'abasirikare badatsindwa zitangiye mu izina rya Yesu. Thank you, Lord. Urakoze Mana, I got it. nazibonye. Thank you, Lord. Urakoze Mana, I got it. nazibonye. Thank you, Lord. Urakoze Mana, I got it. nazibonye. I got it. Nazibonye, I got it. nazakiriye, I possess. ndazifite, I receive. ndazakiriye. I will do exploits. Nzakora imirimo y'ubutwari, Confirm each in every life. bishimangira ubuzima bwa buri In wese. Jesus' name we pray. Dusenze mu izina rya Yesu.
Thank you and God bless you. nakoze Imana bamugisha.